ndanamukunda cyane pe ariko ibi nakora byonyine bizatuma mpita mwanga muzinukwe nawe muzinukwe ahubwo narakosheje kuba atari weho nahereyeho niyo nyine nibyo navuga ngo nanjye uzanyica abizi ko nanjye ejo bundi wazanyica urumva ntabwo yarawigumye kunera iseseme okay nani ahubwo nukomeza kunera umujinya nawe ejo uzajya kumushyingura ahubwo reka nigendere ubwo bugome bwawe n'akazi kawe inama nakugira no kwava muri ubwo bugome karaga winyungu ukajya mu nzu yazwe yera nawe asigaye njya hejuru akamvugisha kuri kana agasuzuguro ahubwo kujyana icani yabyaro twakaba ari wowe ahubwo kajye mu kazi nubwo natuje ariko akazi k'abandi ntabwo navuga ko ndebera Tianara n'akazi ubugome bwe zadaraho nibereye disiriwe barakiri bamuko mbona ariko wabuze amahoro ndakwiyamye ni amahoro y'inyabyaha ahubwo akura muri uru gofero ibyo ni ibikure ubu uri kunsuzugura kugeza nawe nyambura ibyo ingofero riga gutya nibwo ubaye keza rego uri keza nubwo uri umugome ni akazi kawe abiyera inshizi mubwire urambwira se ikizi ibyo nabikureba sera gutwi uri kunyina ku mubyimba nawe umunsi w'umusabye njye nafatanyije nawe ubugome ibyo ryase biva ibyo nibyo biva nyine niyo munsi uzaramuka ugiye kuri polisi nawe ndizera ko iyo rizahitino nari bizahinduka igikara mwana ariko nyine nari muri ubwo bugome bro ahubwo kandi igendere mbe no muri aya mateshwa yawe genda sisa ubundi sisi ni igice kari akagoryi gusa kigariwe ariko se ubundi buriya koko mbega Tiana ariko se buriya Tiana biriya bintu yabikoze afite ubwenge ariko ntabwo namurenganya mama niwe wamusutse ose we ninde uri gukomanga karibu Tracy asubu ngubu ndi igiti ku buryo ncaho nunsuhuze ntabwo nakubonye ubuse bwo ntabwo uri kundeba nabwo komera cyane aze ko mino kizawe uzinyuma bite byawe wambwira ikimagari cye nkigendera se nta nubwo nagusuhuza tugahagarara tukanaganira basi ngaho mbwira ndikukumva ako se kuki umfata nk'umuntu uri aho ngaho usanzwe ese ubundi umeze gute ase ubona ni nka twa dusore mwigana muri segonderi ahari njye byarumagarikiye njye ndi kukubaza ikintu cy'umagarikiye ase ubona nta kintu navugana nawe kwaje ngo cy'umagarikiye ase uba wumva ndi mugenzi wawe basi cyari cy'umagarikiye ntabwo ari cy'umagarikiye ariko nigendere ko se abana b'imitsi mwabaye muto ese ubundi umbona ute ese mbwiye ngo ikiri ngigiraho yigendere kubera umbona mu manegisi y'iwanyu none yawe utayigeze mu yawe kubera papa wawe atari nge wishyura inzu papa wabona message mugeraho y'amafaranga kubera umbona ndimo nitekera kubera umbona nirwa mu nzu ryamye nibyo ni kubitekereza ingegere ryamye idafite akazi ubundi ceka aho ngaho Tracy cyenyu ndeba mu muryango bigende bite ase ubundi mu muryango mbe nka bwa busore bujya gutira veyuti bwa busore musuri wawo bwiciye mu ntebe za basi nabwo ngambwira ikintu nshakirana ariko nubundi wowe ndabona utangiye kuzajya ushyiramo n'akantu ko kumenyera reka nkubwire uwundi genda umupolisi uzaringira utaha iki ako se uriya mukobwa wa nyiri ibyondo bitebye nanjye nkoze amakosa kugenda nibwira buri muntu wese duhuye ako kari akabifashe nka burake reka nikomereze n'ubundi njye no gukora kuri ba bapolisi bandi bakora haruguru ese mwebwe iyo muje nta nubwo musuhuza abantu musanze mukaba muratugendereye ako ntabwo twabamenye mwatwibwira so njyewe nyine ndi umwofisiye kuri polisi station ikorera hariya hirya uyu ni mugenzi wanjye nawe yakwita
Murakoze, amazina yanjye nitwa Jackie, uyu ni mugenzi wanjye dukorera hariya hirya kuri sitasiyo ya polisi. Okay, murakoze kunyibwira, nanjye nitwa Biera, ndi uwo muri uru rugo. Birenze ibyo nyine muzagenda mubimenya. Ndumva nta kindi nyine tu. So hano muri uru rugo nta wundi muntu uhari se? Barahari urabashaka? Wabanzanira twese ubwo uradushaka. Okay, ntacyo reka bose mbarebe nimba twese udushaka. Barebe. Undi muntu ni Aniya, ni mubyara wanjye n'umukozi wo mu rugo witwa Kibwa. Ibyo by'umukozi w'ibyihoreye. Umukozi si wawe twajyanira. Ni ahubwo mu bituzanye n'uwo nguwo arimo. Se bundi Abera ko aba bantu natabamenye n'abantu. Tiana rero ntabwo wabimenye, ariko aba bantu ni abapolisi. Abapolisi cyane rwose. Ahubwo se kugeza ubwoba ntabirenze mwana. Ntugire ikibazo rwose, namwe bayobozi ni karibu rwose, tubaye karibu iwacu, mwatubwira ikibazanye ntare. So ibyo by'umukozi wanyu nyine muri kuvuga ubu ngubu mu minota turi kuvugana yabaye afunze. yafunzwe nyine. Ibyo se ko ntabyo nzi noneho. yafungiwe iki? Cyatumye afungwa hari iperereza turimo turakora, nibikemuka azafungurwa cyangwa se agumemo bitewe n'impamvu ukuntu raporo zizaba zafashwe. Birashoboka ko n'abandi bagenda bamusangamo. Ntabwo byaba bitunguranye. So nibyo byari bituzanye nyine rero kubabwira nyine ngo umukozi wanyu nibiba ngombwa ko afungurwa azafungurwa, nadafungurwa nyine ubwo nuko ngubwo. Ikindi nyine ubwo tuzabatumizaho muze murebe umwanzuro twafashe. Nese muyobo hagati aho mutaragenda ntabwo mwatubwira iperereza ibyo ari natwe tukabimenya. Hoya iryo ni ibanga ry'akazi. Ahubwo nyine twaba tugiye tukajya mu kazi. Murakoze kandi ibintu muzagenda mubitumenyesha. Umuhanda mwiza. Abera we Reka hano narakubwiye wanga kunyumva. Tayari gufungwa nta n'imikino. ibaze funzwe Narakubwiye ariko urangurananira, reka wumve. Wowe na mama umva narababwiye mwenga kunyumva. Abera uzi ko nagufataga nk'umuntu uzi ubwenge buriya. Hanyuma ubwo nabwenge mama wawe afungwa. Igihe namugira inama se akanga kunyumva, se nta kintu bivuze. Nese nzamushyigikira mu mafuti yiwe. Kamanza n'itekerereza ibyawe uzabivugana na mama wawe. Na mama wawe sawa, kanigendera asigara ubitekereza ahubwo uzambwira.
ko mutugendereye turabagendereye twari tuje kubasura. ko ntabwo twabamenye. Okay, nyine ndi mushyashya muri zino quartier, nkora akazi nshinzwe umutekano. Ushinzwe umutekano ujyanye n'iki? Okay, ndi umupolisi. Nibwo nyiza kuri ino station vuba, nibwo nyagera. None ukaba washakaga ko tugufasha iki? Okay. Tiana n'umukunzi wanjye twari twapanze ko tuzana ngo hano ngo nimba ari kwa masenge we. Okay, ubwo rero yarambwiye ko ari mu nzira yanjye nayoboje. Ndavuga ngo ntabwo nakomeza kuguma inyuma y'urugo, none kambe ninjiye mu nzu. None se Tiana nawe ari mu nzira agiye? Yego agiye kuza hano. None se ni wowe masenge wa Tiana? Yego ni njye. Okay, nanjye ndi sheri wa Tiana rero. Maze nanjye banyita nk'ibitopasi. Okay, pasi. Yego. Asundi kuki mwanunguye? Uyo musanga ntahari. Ntabwo twari gusanga udahari kuko nyina nari nzi ko sheri wanjye yaguteguje. Okay, nta kintu yari yarambwiye. Kiye twarabipanze hamwe ngo abantu ashaka ko tujyana, kenda vuga ngo nari bingiye ndavuga ko nabona umwanya uyu munsi. Ariko ibyo nta kibazo ka tubyihorera. Ariko hagati aho mwari mumeze neza. Nta kibazo. Okay, natwe tumeze neza. Ukumva ari byiza. Hagati ariko mutuye ahantu heza. Agari cyane ariko. Ahantu hanjye ndabona hari agakirima keza. Byongeyeho n'inzu yanjye ndabona ari nziza cyane. Ako se hari akabazo k'amatsiko. Okay, mbaza ndagusubiza. Ase wambwira uburyo ki nakubwiye ngo ugende unekere boss wawe ukaba utarabikoze? ko ndabikora. Nese nizihe raporo mpako nta nimwe wari wagezaho ufatika? Rega nyine urumva raporo ifatika ni utuntu tw'amafoto barimo kugenda nyine akora. Gusa urumva ari ikintu umuntu ahita aza ngo akubwire ikintu giciriritse. Utwo turu dutoya nyine duciriritse nitwo mashaka kumenya. Duturuka he? Okay, ubwo nyine narebe nzajya nkuha raporo y'ukuntu byifashe. Kuri detaye byose ubigezaho. Okay, hari umukozi nafasheho muri rwa rugo kugira ngo ambwire nyine ibibazo byo muri urwo rugo. Ndi kubikurikirana raporo n'izicamo nzatanze kugeza. Ako byanga byakunda uwo muntu afite amakuru afatika. Arayafite. Kandi yatugeza kuri biriya bintu byose bira muri wa muryango. Mugumye mumubitse mumukoresha nyine imirimo nk'abo y'abandi bakora kwasi inkwi n'ibindi byose. Ariko ikintu mwitondera mumukuremo abakuru. Amakuru meza rero icyo nari nagutumiyeho. Hari amakuru nyine ngufitiye yuko ushobora nyine kuzamurwa mu ntera. Ariko nanone hari akantu bashobora gukufatiramo ukabugiye hasi. Mwirinde rero amakosa ukore neza. Nicyo rero nari ntabwo ushakiye. Ushaka bashobora mu kazi kawe. Ako murabeshyera ubusa. Mwese nimba asangaho amakosa sha muzahanwa pe. Baza ndagusubiza. Namwe mutuye mu mujyi muturanye na Tiana. Okay, Tiana ntabwo duturanye kuko nyine nje ninjiye mu kazi nkorera mu mujyi. Ubu ngubu nibwo bwa mbere nasohoka umujyi nkaza gukorera aha. Nabayeyo cyane kandi. Ako ndabona shiri wanjye yatinze sinzi ikibazo yagize. Mu muhanda se n'uzi ko habamo na butiyaje. Ako n'ubundi njye nahombye utagiye kumwifatira. Sinzi ikintu byanciyeho ubu nakunze kuba nabigiye kumukora tubaza. Ko ndi kumva umuntu ukomanga. Okay. Sheri wa hana. Mr. Shu. Okay, nari ndi kwibaza ikibazo cyakubaye ariko ndabona uhageze amahoro pe. Okay, ni byiza kuba uhageze amahoro nta kibazo sheri. Shanga uravo mezute. Shanga mwamenyanye? Twamenyanye pe. Okay, so Shu urukumva ndi umwana ku buryo ndabyakunanira kwivugira umubyeyi. Neza mani. Hari ukuntu nyine iyo umuntu ageze ku babyeyi kwivuga umunanira yangize ngo nawe byakora. Se ko mbona wabuze amagiye ufundi kurebamo ibiki? Cyangwa wasubiranye na ka gahungu? Aseti hana
utambwiye ko wowe uzansura n'umukozi wawe Ese nuko nyine n'uyu munsi nayembize ko hari uganishije wanjye nibwo abonye umwanya ndamugane akamubwiye tuze. amakuru se ya Bera Abera ameze neza. Ahubwo se shanga kaherutse kumbwira ko yaje kwereka umukunzi we yaraje. umukunzi we naramubonye nawe Baramushimye se cyatumuhindurira. twamuhindurira pe. none se sheri Abera wamugani ko nawe nabonye wamushyize he? Abera se ari mu rugo. Isi kutambuye ngo aza dusuhuze. Yasigaye mu rugo hari utuntu ari gukora ako nyine niba ushaka kuvugana nawe uze mu rugo tutahana. Noneho shangaza yambwiye ya gahunda dufite cyane ntabwo ugeze yimubwira. Ariko ushaka wamuganje ntacyo bitwaye pe kuko nyine mfite gahunda. Si ntabwo twaba twibuze. Ariko turihuta gute ubundi ufite ubwoba bw'iki? Ndumva twabanza kubihigiye. Ariko se uri kumva ko imubwira ikibazo kirimo? Ariko nyine nzabimubwira tutari kumwe. Imyaka y'ubukure urayujuje. Twavuye gupimisha DNA dusanga nta sano dufitanye. None ikintu gituma udashaka kubana nanjye ni iki? Cyangwa hari ibintu wikeka? Ndabona kitari cyo gihe cyangombwa cyo kuba. Basi ufite umwana bimenye kugira ngo wenda nibyo uri guhikumisha nabyo ko bitambuza gukomeza kugukunda. Nk'ubu igihe tumaranye urakeka ko nyine naba mfite undi muntu ku ruhande niba utananyeze ubimbwire. Sheri reka twere kurakaranya imbere y'umubyeyi cyangwa se ngo tukomeze no guterana amagambo ariko kumva wawe mubwira cyangwa se ndeke mbibwire. Ye mubyo natojwe ntago harimo nyine kwigira ibintu byinshi byo kuguma kubikabika. Tiana ndumva ari ikibazo nshaka ko tuzaganira. Ikihe? Yerekeye kubona wa mwana cyose si umugaruye gute we? Nimba numva mfite ikibazo ariko n'ubwoba. Ese sheri ufite umwana sinabimenye noneho umwana cyusa muri koga wowe na nyogosenge wawe nubahe mu rubanza ki? Njye mfite umwana. Ese witwa Cyusa ni murumuna wawe cyane musaza wawe? Cyusa se? Cyusa nyine ariko nyine ahubwo sheri ndabona n'amasaha ageze reka guherekeza. Ariko ndumva ibintu byanyu binteye urujijo. Ndi kumva wamuherekeje kare kandi hari byinshi byo kuganira. Oya kamuherekeze ndaje. Ariko se winyura reka manza nsezere n'umubyeyi none nta kibazo merekeza nimba ariko wabishatse. Usigara amahoro umubyeyi. Yego namwe urugendo rwiza. Yego kandi murakoze. Cyangwa ntabwo musezere njye kumugeza ku irembo. Yego. Ibintu ko mbona bikazera ndi kubona bitoroshye pe. Uyu mwana cyusa ubundi ubu twamujijije iki koko? Sigaye nicuza bitagishoboka ariko ntabwo. Ese nk'umupira nawe udashaka ko umukunzi we agira ibyo amumenyaho cyangwa nanjye agira ibyo amenyaho. Ubu ngubu baramujyanye hari byinshi twari kuganira akatugira inama cyangwa se akagira ibyo adufasha. None aramujyanye ariko ubwo nta kundi nyine azabikora uko abyumva. Kangubaza ikibazo kimwe. Ubundi ibintu numbiye hariya mu nzu. Numva n'umutwe wanjye hari wagira ngo ntabwo uri businge. Uruzi n'ikindi? Nundi wa munsi nza kugusura iwanyu. Abera sinzi nyine Abera numvisha ibintu avugira mu matamatama nkomeza ngenda mbyibazaho none biteranyije no kuri bino numviye mu nzu. Sheri sinzi pe. Kandi urebe tumaranye amezi 3 dukundana ni kubusaba ko twajya mu rukiko tukabana tukayakwereka ababyeyi nabyo ntubishaka. Urabona icyo cyari cyo nyine cyanya cyo kuba twaba. Tiana ubundi bite byawe? Asheruzi n'ikindi nari nakuborera nkutwara neza. Niba nyine ubona ko ari ibintu uri kugurisha. Nyuri zawe nanjye nyuri zanjye.
Okay, ubwo uri kumva ariyo nzira y'amahoro uhisemo kuba twatandukana bitewe umwanya wanjye nagutayeho igihe cyane cyagiye cyose. Ne mu gihe twitwa ko dukundana reba nyine bigeze no kuri rebo yuko twumva yuko twakora ubukwe tukabana utanyizera ukeka ko hari ibintu byinshi muhisha. Okay, ariko se ubundi aho ibyo bintu ntabikeka ni hehe? Umukonji wanyu nkabona akantu k'akajeste gashya kagwa mu matwi yanjye ndi bite byawe. Sheri ntugafata akazi ukora ugashyira no mu buzima busanzwe. Ahubwo sheri ihute hari abahari tugiye kubwira amasenge. Turaza kuvuganira kuri phone. Okay, nta koro yawe nkeneye iri kumamagara. Ashango usuko uzankoraho. Ubu urifashe uzana cyose uriya ntabwo yakubwiye ko ari umupolisi. ahubwo rero nibagiwe Tiana akigera hano akambwiye ko ari umupolisi. Reba ariko nyine ibuka kuntu ntabwo uzi ko Bella yadutanze none umva ibintu byacyusuzanye imbere y'abapolisi. Ariko Tiana buriya wizera ko Abera yaba yaradutanze koko? ahubwo vuga ko ufite umukobwa w'ikigoryi. Ubu urabizi neza ko se mu rugo haje abapolisi na wa mukozi wacu baramutwaye. Ubu nawe uri mu rugo bakazi kose n'injye kwikorera. Nese ubwo abo bapolisi mwababwiye ngo cyumva. Nyine se urumva navuga iki? Ahubwo shanga Abiyera ndi bumubwira aze kugaruka hano ave mu rugo pe kuko ndabona yaneza ibibazo. Ubu ku myaka yanjye mfite nabuze najya muri gereza unisha umuntu. Okay, akugira ngo azaduteze ibibazo amungana uze kumwohereza. Mva ndamukoherereza abu fakana nazishyira hano ku ruhande kundi tuganire neza. Ako se we yamamagaye ambwira ko na Sheri we nawe yabasuye iwanyu. Waramubonye nawe? Ahubwo se wa muhungu ahubwo we shanganye nibagirwe kurusika ari wa muhungu wishe cyose na mama. Kandi nibyo byari bigiye gutuma batujyana kudufunga. Ahubwo se nayo ko nabonaga nta mahoro afite buriya polisi ne yaba yaramuketse. Nta nubwo meruka kubavugisha. Ahubwo shamba noneho ani yawe angeza aha noneho niba ndaza kumwica nawe njye simbizi pe nabuze n'icyo nkora. Wese byagenze gute none? Nako kari gushaka kujya mu nzira Biyera. Okay, ndaje ngaruke muri urwo rugo maze mpangane na karago. Shanga banguka pe kuko nyine bamaze kungera aha ngaho. Ubu baranakuzengereje ukuri wenyine. None ani yawe asigaye ntabwo nabona nuko mbivuga. Shama noneho hari agasaza ariko nabonye atari ubwa mbere nabonye kazanye n'undi muntu ugize nyine ufite ikibazo ku kaguru. Ndumva bamubagaye aho. Shanga ndaje ngiye kuri phone gato ndaje. Okay. Akase Tiana uri guhora kuri phone buri kanya. Ubura nakana ari kunkingara. Kasenye kumva ibintu agiye kuvuga. Kagende shangereye. Aro. Nesa ko numva muri kungora cyane wowe. Nese ubwo nta kuntu nyine nabo umuntu yajya bakora amakara. Nyine nanjye ndabyumva kuko nyine kwica umupolisi ntabwo ari ibintu byapfa kugukundira. Uzagerageze pe. Yego nyine ariko nyine shaka ndari ibintu byinshi bamuhisha. Nyine mpamvu nese ubwo akunda kugarukire ku kazi kacu tuyashaka zijye kuziyorera. Ahubwo nyine gahunda tuyipanze kare. Ahubwo we hari akandi kantu numvaga nshaka kukubwira. Nyine nese ubwo ako nyine saba kuba warabipanze cyane. Nyine ako gatekerezo nako kumfasha gukora mu nzira umuntu
uzi ibintu byanjye byinshi nta kuntu wazamfasha kwica shangazi. Tiana ngo ngwiki ngo ngwiki njyewe nkufashe ibintu nkugeze ku iterambere ugiye kumbeba kunyica urumva nabitekereza nta kibazo nyica nyine nyica nkwice njye urumva nubwo nishe mama na data ariko niwo mubyeyi nsigaye nakwiyumviye nyica n'ubundi amaraso ntabwo ari